Hello. Hi. Umeze neza? Ni sawa? Sasa rero niba munkunda, ibiganiro byanjye bibaryohera, ndashaka kugira ngo nyine ujye ukora subscribe, ukore kuri kariya kantu k'umutuku nyine, hanyuma ujye ukora no kuri iriya nzogera, video yose izajya iraza uzajya urayibona. Icyo kintu ukajya ugenda utagikoze. Ewana, iyo ukoze subscribe buriya mba mfite imbaraga nyinshi cyane, bafite urukundo rwinshi nanjye ndabakunda cyane. Okay, nizere ko mumeze neza cyane nyine. Nawe muri kubibona nyine. Twe dukumburanye kabisa. Se ko muri kumbona mbyutse murameze gute? Imisatsi noneho nayihinduye nshaka kugira ngo ibintu bimere neza cyane. Ewana nahindutse nyine, ariko muri kubona ko ndi wa wundi nyine, nta kindi kintu kirenze cyagiyeho. None se buriya abantu muri kunkumbura buriya ntabwo mujya mukenera kumbona. Abantu mukenera kumbona nyine ahantu ndetse si muri kwareba, muzaze munsange hano, ni karibu nyine tu. No kunyandikira nta kibazo, ndagenda basubiza, gusa nyine birakwiye ko ngewe gutyo ubu nabyutse mbakumbuye nyine kuganira namwe, nshaka kugira ngo nyine tumerane neza. Nshaka kugira ngo rero mbaganirize ku kintu kimwe gusa, uburyo ushobora kuririmbira imboro. Abantu benshi musanzwe muzi yuko nyine kuririmba ari ukuririmba nyine zino ndirimbo zisanzwe, cyangwa se abana tukabaririmbira, cyangwa se tukaririmbira Imana mu nsengero, cyangwa se wiberaho mu cyumba uri kuririmba. Ariko imboro buriya iraririmbirwa cyane, binakomeye cyane. Imboro iraririmbirwa, mbese ntabwo wabyumva. Nshaka kugira ngo mbwire rero uburyo imboro bayiririmbira. Ese imboro iririmbirwa gute? Ubwo mutangiye kubyibaza nta nabivugaho. Nshaka kugira ngo rero noneho bibabwire neza kandi mubikurikirane, abagore cyane cyane, kuko imboro iri kuririmbirwa buriya nibyo byishimo by'umugabo, nibwo bushake bw'umugabo, nibwo bushyuhe bw'umugabo. Rero wa mugore we ni wowe ngiye kubwira. Nshaka kugira ngo mbwire ngo niba uzi yuko uri kurongorwa, wumva neza ko imboro ikurimo, reka kumera nk'igiti, bumbura umunwa wawe. Hari uburyo imboro ikugeramo ukumva ari kuyikoza ahantu hose henshi cyane. Igituba nubwo ubona gifite umwenge, ariko n'imbere ni hanini cyane. Niba utangiye kumva ko ari kuyigukozamo, ewana kabisa, kira ni cya gihe ngo noneho uririmbira imboro, utangire uyumve, wumve neza yuko nayicumita, ewana arayikubita ukumva isa nkaho irimo gukubita mu bwonko hose, umubiri wose uhita wumva wacitse intege ukuntu. Muri uko gucika intege ntabwo ugenda ngo ufunge isura ngo ugagare hoshya. Icyo gihe uraririmba kabisa, utangira twa tujwi dutoya, kwa kundi ari kugucumita, ugenda utaka, ugenda nyine uzamura akajwi. Hari uburyo ushobora kuzamura akajwi kawe rwose kugira ngo umugabo aryoherwe, ugenda wegura akajwi gakeya. Nk'urugero nyine ukaba wumva watangira ukajya uvuga uti ako kajwi. Iyo umugabo akikumva kabisa aba yumva ko nyine uri kuryoherwa, ntabwo agufata nk'umuntu utamwitaye. Utangira kumurekurira akajwi gatoya, ubwo ni nk'akaririmbo gatoya, nk'akandi ka wa mwana utangira kwiga kuvuga. Njyewe rero nshaka kugira ngo mbereke ko nyine tugomba kujyanamo neza, ariko amashuka ndayagarukiriza ahangaha kubera ko nyine urabona ngomba kubaganiriza nkabameza neza. Abantu ushobora gushyukwa, ewana mube mwiteguye, muzi neza ko abagore banyu bari hafi, n'abasore namwe nyine mudafite nyine ukuntu muri bwigenze, utangire nyine
uhamagare sheri hakiri kare atangira gufata neza, kuko njye se mwankura hehe ubu tuvugana nyine urabona ndi kumwe namwe, ngomba kubasobanurira neza abigisha nyine, abatwika tugatwika, abakeneye kumanuka tukamanuka nyine tujya mu mashuka muhanda. Nshaka kubabwira ko rero ewana kuririmba biraryoha, kuririmbira imboro biraryoha, igituba kikamera neza nacyo, kuko uba uri kurekura ijwi nk'umugore ukeneye kurongorwa. Umugore uri gushimira umugabo aririmbira imboro kugira ngo nyine umugore n'umugabo nyine kugira ngo natangira gusunika kwa kundi nyine ari kumanura gake gakeya agenda acumita gake gake, umugore ari kuririmba shiri hoye mumuretse gato mutihuta we mugende gakeya nyine kugira ngo nyine indirimbo n'ibitero bize kugerwaho ntabwo twihuta. Mwango nyine uri kumucumita ewana, umugore ubwo ari gutaka ari kugukozaho tuno dutoki mu maso, aratangiye nyine umugore ufite fresheri nk'izi ziri hano, usanga nyine umugore ariko yagenda gusoma agenda nyine nawe uri kumukora ku mabere nk'umugabo, uri kugira ngo nyine mujyanemo neza, umubiri wanyu wirekure neza ku buryo noneho ewana noneho naza agakora nka hano ahangaho none arahita acurama burundu, atangire avuga ati sheri atangiye amere nk'umuntu utangiye guporomoka mu mutwe, atangiye kugira akabazo mu mutwe kubera imboro. Ibyo nabyo rero twatugamba ari kujya arakubwira, nubwo atari kutukubwira ngo asakuze cyangwa ari kutukubwira nyine mu magambo nk'uko yakuganiriza ati sheri biraryoshye bimeze gutya, ubwo nyine icyo ni cya gitero kidasanzwe. Yatangiye kuvuga ati sheri we ukumva yavuga ati sheri nakubikiye amata, ibaze kukubwira ngo nakubikiye amata kandi ari uri ku murongo. Tangira kumubaza nawe nk'umugabo urumva ashaka kujya noneho akuririmbire fresh, niba atangiye kujya kubwira twa tuntu yagira ahisha hahandi, noneho atangiye kujya kubwira ati sheri nakubikiye amata, ubwo ari gusekuza mva wa mugabo nawe hita nyine mutungurite nawe umwakira ka gatero nyine, urumva nta ndirimbo itagira ijwi ry'umugabo. Uti sheri none se wayabitse harimo iki, wayabitse muri etasi atangira guha ati sheri uya ni ikirahuri neza sheri biraryoshye, mutunguze nyine utwo tuntu twose, noneho amaguru ewana ayarambure fresh akiguhe neza, noneho araririmba paka. Noneho nugera cya gihe ugiye kumutungura, ugiye nko kumunyaza ewana azaririmba rya jwi ritabaho, wumve neza ewana gitara azayicuranga atangire sheri we sheri ibaze iyo ndirimbo. Wa mugabo ndahamya neza ko utamuca inyuma pe, naramuka kuririmbiye rwose ubona ari umugore mwiza, umugore wawe. Ariko niba ubona neza ko hari ibintu by'ukunda nawe nyine kugira ngo umufatanye nyine uri nko ku murongo, cyangwa se uburyo ushobora nko kumusanga umubwira uti uriya mugore wicaye hariya nshaka kugira ngo nyine tuno tumekapu twose n'utu ibi byose nyine uburyo ugenda umubwira uti sheri bino bintu bizatwara ngahe, kubera ko uzi ko bigushimisha nyine bigusaba kugira ngo umugore wawe azakuririmbire nyine ubona asa nk'akarabyo nyine kumana nyine iyo zuke muyijyanemo mu buryo sibyo. Ariko nongere nkubwire ni inshuti yanjye, inshuti zanjye nkunda mbubarira nyine, ushobora kubona niyemerewe gutyo njyewe mba nihagiye umunezero kubera yuko nyine imboro zisubiza ko ari ibiryo by'abagore, n'igituba kikaba ibiryo by'abagabo. Kuririmba tubaririmbire neza kugira ngo noneho
za nguni zose tugende tuzijyamo neza, tugende twitwara neza kugira ngo turirimbe akaririmbo kameze neza. Imboro none ifata umurego, wa murego ku buryo ufata imboro ugasa nk'umuntu wikanze uti igituba nacyo rero gihita gitangira gukanura amaso, gitangira guhumurirwa kwa kuntu umugore atangiye kugukoraho umutima, atangiye kuzamura umwuka yirukanka, atangiye noneho mva gutangira indirimbo nicyo bivuze, atangira kujya kubwira utuntu tw'utugambo tumeze neza, chérie sweetheart chouchoube, chouchoube ma, chérie nari nirewe nagukumbuye, yimukozemo yimucumiti neza ewana, ku buryo agomba kukuririmbira na bya bitero byose byahariya hose nyine akabishyira mva baze zose za tenoro n'ibiki, akubwire niba yanakubeshya azakubwiza ukuri. Niba ukunda umugore wawe babarira witware neza ku mugore wawe nk'umugabo, noneho iyo ndirimbo uzarebe yuko azayikuburira, kandi nanone umenye icyo akunda, umenye ko nyine niba akunda kwicara gutya ntuvuge ngo ntujye gutekereza ngo uriya mugore sinzamushobora, ari kubigukorera nyine kugira ngo abashe kugira ngo umurongore neza, aze kukuririmbira neza, ari kwitegura kugira ngo mujyanemo neza. Kandi nanone kwitegura nyine ubwo wamwamanje kuba mwasomanye, tunwa tumeze neza nyine, umutima umeze neza, wa mugozi ku mabere kumanukana hano hose ukajya uhakora, ariko nyine kugira ngo nyine umugore ube wamutegura ameze neza fresh, ubundi atangire yewe nangiye kubivuga gutya rero mpita ntangira gutekereza ko muri kubikorera ahantu abana bari no kureba. Niyo mpamvu bishaka kugira ngo ndasire ku ntego nyine nkubita nanagiye kugira ngo tugire dukora ibintu bimeze neza, ingo zacu zire kujya zirasenyuka buri munsi. Rero nshaka kugira ngo wa mugabo we, wa mugore we, tujye dukora ibintu tumeze neza fresh nyine, nta kintu cyo kujya hirya no hino. Ugomba kumenya ko ugomba kuririmbira umugabo neza, ukamusikira, ukamwongorera mu gihe ari kukurongora. Tujye tumenya ko tugomba kuririmbira imboro, kandi twibuke yuko tugomba kumenya umugabo, nanjye nkamenya umudamu ngomba kumenya umugabo, n'umugore nanjye nkamenya umugabo wanjye ukuntu ameze. Niba muririmbira ntanyurwe, hari ukundi kuntu nshobora kubigenza nkamuririmbira bikamunyura, ugasanga ukamanza nyine ukamwiryaho, yashyiramo imboro ukinyereza, akumva yishyize ahantu hatariho, kumva atangiye kwinginga sheri huya baburetse oya nyine komeza umwiryeho nawe imboro imanzi murye neza, kugira ngo nutangira kumuririmbira nyine kwa kuntu utangiye kumuririmbira ariko nayinjizamo nanone nawe nyine umwiryeho, nayinjizamo ikibuno se nk'ikimanura yumve ko nyine ugize arayisubiza hejuru, utangire umusekere amubwira ati sheri nari kumbuye, nyine ukamuha nyine inseko nziza, umureba neza, wanamufata nka gutya mukarebana, nyine ukamureba neza. Ari indebo ushobora kureba umugabo akamenya nyine ko umukumbuye akamenya ko umushaka, ntumurebe nyine ngo ufunge igisura utangira ngo abantu mufitanye ibibazo. Ngewe kubera ko ndi kubabwira gutya nyine ntabwo nashobora kurakara, ariko nshaka kugira ngo nkumvishe uburyo ushobora kujya uririmbira umugabo iriya mboro ikagenda neza, ikakuryohera birenze ya sukari cyangwa se buriya buki twirirwa turi kurya hari ahantu. Nta buryohe bubaho nk'ubu ngubu tugira amahoro, twese turaryoherwa, tuba tugomba kuririmba imboro tukayitaka. Ese ubundi iyo bari kugukwa ukabona uriya muntu uba utangiye kuvugira inka, aba ari kuvugira imboro rega, nawe kubera iki biriya bintu utabikora kugira ngo umugabo wamushimishe? Mushimishe kubera yuko nuhura n'uzayiririmbira neza bizakugora kugira ngo uzamugarure. Biriya bitero bagiye bavugira hariya uzagaruka umbwira uti none mbabarira unsubirire, mujye mwibuka neza ko ubutaha
mba nabanje kubabwira nti manza utegura umugore cyangwa utegura umugabo, mwinjire muri aya mashuka buri wese azi ikintu agiyemo, apana kujyamo umwe imboro yaguye muri gutitira. Ese ibyo bintu murabikora gute buriya? Ugomba kugera muri buno buriri imboro yarangije guhagarara imeze gutyo, mujye ku ruhande mumanze mukore kwa kundi nyine, mumanze mugire twose wihishemo hano ugaruke. Sheri nyine umugabo atangira abone ko wabuze amahoro, ukeneye kurongorwa, sibyo? Nawe nyine ubwo urumva igituba cyawe cyatangiye gutoha kandi ataranagikora. Kwa kundi nyine twatuntu ari kujya uvuga, ari kujya yumva utuntu tudahuye nyine tutameze neza, utangiye kujya uririmba twa turirimbo tw'insigane. Sheri iyo ndirimbo rero abagore mutabikora ndabanenga ko nimwe mutuma babaca inyuma, muzajya mutuma imboro zanyu bazigira ingoroje, kandi iki kintu kirahari kugira ngo tugikoreshe nk'abantu twagiha, tugihereze nyine abagabo tunabariye. Ubu se ko ushobora kujya hari ukajya kuririmba, umugabo wawe byakunanira kumuririmbira muri kumwe mu buriri? Noneho akarusho noneho ukajya kumva umugabo afashe imboro yamaze ngo pi, rirajwe rizamuka ryirukanka. Wa mugore we rahira ko udatangira uvuga zana na twa dufaranga wabitsemo hano, tangira umubwira uti sheri ubwo uri kurongora kano kaboko muri kukareba, utangira akajya amuhereza ya mafaranga yose yasize hano kubera ukuntu mucumise neza. Noneho mu gihe cyo kunyaza usanga ari ibintu by'ibiririmbo byinshi cyane, ibintu by'ibiririmbo nyine. Umugabo akajya umugabo none yagifata kuri ya mboro acyegereza kuri wa mututu nyine, wa wundi umeze nk'uwigiye ku mboro. Simuzi se ku bantu bafite imboro zisiramuye nyine. Umva akiyifata mukanya mumbaze ngo ndayifite, njyewe ndi kumva nyifite umbabarire. Umva arayikoma, ariko akagikoma akakishiregenyura neza, akagisasanura y'amazi yose muri cya gihe. Noneho y'amazi ari kumeneka, gakeka uba utabumbye umunwa, uba ugomba kuba uri njyewe nuko nayo mfite nayitanze ubu none abo tuvugana. Noneho mba nkagikora fureshe, kugikora murabyumva, kagisasanura neza amazi zirangoni zose. Noneho ukandirimbira nyine, ukajya ugenda usimbura abantu ze bakisiburani bari hano hari hanze nyine, cyangwa nyine ba bandi ba Knowless n'abari abakobwa bandi nyine basa nkanjye. Wa mugore we ndabizi njye ngira inshuti nyinshi z'abagore kubera ko barankunda nyine, mbabarire cyane. Njyewe nubwo nta mboro mfite ariko nayo ndakigira. Umugabo wanjye aba agomba kugifata neza nyine, akagiswera akagicumita neza, nkayiririmbira nikoraho. Ugomba kuyikoraho nyine kugira ngo yiririmbire bimeze neza, imboro yumva ko nyine nawe uri kuyikora, ukajya uyihereza akayaga, ukayihereza ku buryo yumva iri mu mahumbezi y'umugore. Mbibutse neza yuko ibintu byo kujya mureba zino video muri kumwe na twana dutoya, mumbabarire mwuka byara nkunda gukoresha amagambo akakaye. Kariya kana karamutse kumvisha ibyo bintu ukagasanga hari hanze kari kubikora koko, babarira bafata bajyane muri cya cyumba cyabo kibanga hariya, ubundi ubikore uririmbira umugabo, mukore nyine mu gatuza muri ya jaride d'amour. Utangire nyine mwisanzureho, utangire mwereke nyine twa dusoni, utangire ugava madamu ngwino, utangire ajya kuvuga ati ndakuzi vayo. Mutangire nyine muririmba ibyo bitero mubiza, imboro imanukemo neza, icumite neza, igituba kiyakire neza.
hari umuntu wigeze kujya ambwira ati se buriya ngiye nko kuririmbira umugore natangira nkajya ndirimba nka za ndirimbo bajya baririmbira imana yawe n'umugabo wawe, icyubahiro umuha niyo mana yawe, muririmbire nk'uko Yesu akora ibitangaza nyine, nawe umuhe igituba ukizamure kijye ku gasozi, nurangiza umuririmbire nyine atangire yumve ko nyine nawe ari muri Yesu, ajye yumva ukuntu Yesu yagize neza nyine, bino bintu bakabirema tukayatubigira nyine. Rero ndagira ngo mbabwire ngo mwabadamu mwe, umuntu utarabikora, umuntu utararirimbira imboro, nagire nyine uburyo ahita bitegura bona muri aya masaha cyangwa nimugoroba, atangire abikorere mva ukuntu bimera. Ibintu ni ibintu bishimisha umugabo. Mutungure wenda muri iyo myaka myinshi mwagiye mumarana, niba ari n'amezi makeya, atangiye abone ko hari utuntu tugenda duhinduka mu mutwe wawe, duhinguke ewana, umutungure. Ngomba kukubwira neza ko urumva nta kantu gashyashya, ni agasapurayizi. Tangira umutegura vuba vuba, mutegura uhita ukamutunguza, azazongera kujya areba bari abakobwa bambaye twa tuntu nk'utu ngutu, abageze yirukanka nyine, tuvuga ngo time is over, amenye yuko ugomba kumuririmbira aze yirukanka. Fata wa muntu nyine, wa wundi ufite kwa kundi nyine mashine hafi aho, smartphone hafi aho ngaho nyine, bakore subscribe nyine, za share hafi aho nyine, kugira ngo ntazacikwe mugenzi wawe ngo ajye yirirwa nyine afite utwo tubazo nshaka kugira ngo bwire ko so uko nigenda murahumburara. Bye.